Umukinnyi witwa Abdul Rwatubyaye na message yahaye abareyo twibaza ngo why kuki yabikoze kuriya kuki yakoze no timing kuki yabikoze muri iki gihe ese ari mukuri afite ukuri efone bavuga ati araho nge namwumva icyo cyo kuba Rayon Sport igishaka abantu gereka amakosa y'ibintu byose byabaye ndakizi ko kibaho si ikintu cyiza abareyo bazige kukigabanya kuko gitera abantu umutima mubi kuri club yanyu sibyo ariko se Abdul Rwatubyaye ninde wamukundanye Abdul Rwatubyaye yakiniye Rayon Sport reka mbanze twibutsa abantu background ya Abdul Rwatubyaye Abdul Rwatubyaye yasinyiye Rayon Sport mu 2017 ahita burirwa irengero amara amezi 8 ikipe yaramubuze kandi yaratwaye amafaranga yayo aza kugaruka ayibeye imfura arayikinira y'amasezerano bari baragiranye arayubahiriza Abdul Rwatubyaye muri Rayon Sport nk'umukinnyi nta gikombe cya champion agiramo kuva yayisinyira 2017 kugera ubu imyaka yose yikiniye agenda agaruka nta gikombe cya champion Abdul agira muri Rayon igikombe cya mbere Abdul Rwatubyaye kiba cyo mu bibara ariko pana kuvuga ngo bya bintu by'agaciro bya bindi batwaraga bambaye imyenda ibyo bitego by'abamasta byo mu mahoro ndavuga icyo mu bibara igikombe cya mbere Abdul yatwaye ni iki cy'amahoro arimo avuga na super coupe yakurikiyeho sibyo Abdul ni umukinnyi mwiza ni umukinnyi abareyo bakabaye bari proud of kuko baramutunze asohotse muri Rayon Sport agiye gukina muri Europe Macedonia hari aravuga ngo Rayon Sport ni step dad muka ne uziko kuri bavuga ngo umugabo winjiye nyoko mukaso ni nka mukaso ariko sinzi ko babivuga mu kinyarwanda umugabo winjiye nyoko oya ni mukaso n'umugabo yitwa mukaso niko babyita have sibyo umwinjira se umugabo yinjiye umuntu afite mama we umugabo araje aturutse hanze aje mu rugo aje kwinjira uwo niwe umwana azamwita ngo iki ntabwo nawe numva ari mukaso okay whatever ntabwo ari mukaso oya no umwinjira yavuze ko APRFC ari umubyeyi yabasenyine urumva yavuze ko APRFC ari umubyeyi ari papa we kandi nibyo nanjye ndabyemera APR yareze Abdul kuva ku nta nubiyakana yaramwigishije muzi amafoto nabayanike bakiri abana Abdul ari bameze nk'abacira inkonda rwose bato Abdul aratoroka 2013 na 4 ajya i Burayi afanda aramufasha rungiye agaruka mu Rwanda asetinga ubuzima abo umwana w'umukinnyi w'umupira w'amaguru kandi mwiza agera hajya muri Rayon kuba APR yabase ni byiza cyane kandi birumvikana ariko abareyo ntibashimishwe no kuba yaramwise umwinjira Rayon Sport yarayise umwinjira avuye muri Rayon ntiyarazwa azongera kugaruka mu buzima bw'Ikigali yumvaga agiye unfortunately ubuzima bw'Iburayi nabwo buragoranye Abdul ari Kigali amaze amezi 6 ibintu bimugoye bamugarurire ku kibuga cy'indege abanza kujya mu manzi twabigarutseho Abdul amaze iminsi nuko bavuga ngo turi kwinjira mu buzima bwabo social media ze amaze iminsi yishyiraho ko ya modoka ye arimo ayicuruza arimo ayigurisha nisinzi niwe yarabonye ahubwo n'umukiriya urumva Abdul wadukanye gusesengura ingingo zigiye zinyuranye muri ubu buryo gute ninde muntu wo muri Rayon wakwisingaye ahubwo nk'ubu Jabel abari baramwatatse buriya Jabel byageze ahantu bamwirukana mu nzu kuko ari y'umureyo ibintu bimugiraho ingaruka no kuri famille abari baramwatatse cyane uwo mukinnyi yarakarira ari Abdul Rayon Sport ariko Jabel ntiyakora nk'ibyo Abdul byagenze Abdul yavuye muri Rayon amahoro yarabyutse umunsi umwe aragenda President Jean Fidel aravuga ati yagiye nabizi yagiye leta bizi agezeyo baravugana avugana n'ikipe arayibona asaba ko Rayon Sport yamurekura mu buryo no bwemewe n'amategeko ikipe iramurekura Rayon irabikora baranamushimira rwose urabona hanga barimo bamushimira agiye ariko uburyo yongeye gusa nkaho uburyo yongeye kwihinduka nicyo kintu gitunguranye none se urutekereza impamvu abikoze igihe ari iyi ngenda ubona ari ukugira ngo abantu bibuke ko ahari ndabona ari ikintu nkenerwa hari abona abonye babihuza na APR ku buryo Abdul APR yamugura akaba ashaka kugaragaza ko Clement aramutse agiye Abdul yahita yigaragaza nta hantu ahuriye na Rayon APR mwibuke
polisi Nabo nyamaze nabo iminsi nabonye babihuza na polisi yayikozemo imyitozo gusa icyo avuga nanjye nemera abareyo hari igihe bashaka impamvu iyo ibintu bitagenze neza bavuga ati ariko ubu ninde wabiteye bakavuga ati ni runaka bakabimugerekaho akavuga arenganye akavuga ari ukuri ibyo by'abareyo barabigira sinabyiza njye nicyo navugaga hari ariko igihe Abdul ninde wamugeretseho ikintu na kimwe ari makina njye icyo nemera nuko yavuze ngo nyuma y'ibyo Abdul ari mu bantu ngo bakavuga ko ikibazo ari njyewe Abdul ari mu bantu babanye na Rayon Sport abafana ba Rayon Sport batamwanga batamuvuga nabi batamutuka kugera agiye aya hano yashakaga kwibutsa abantu ko ariho kandi nta kipe afite ari free agent kereka ahubwo niba buriya agenda Abdul ari guhita nandika kandi kantu kavuga ngo ndimo ndavugira abandi kuko barahari ndimo ndavugira abandi sije wivugira bo barahari rwose iriya mesaje rero yararikoroje ariko iby'abareyo bakwiye kumushimira none ubwo yavuga gutyo ni uko yarayoboye ikipe yatwaye ibyo bikombe bibiri cyane ari nabyo murere wayo ari kapiteni wayo na leadership nziza umutoza bakoranye yarabitubwiye ejo bundi yaratubwiye ati kuri jye ntabwo yigeze avuga izina Muhire Kevin ariko yaravuze ati umukapiteni mwiza twakoranye muri iyi myaka ibiri maze mu Rwanda na Abdul ntavuga amagambo menshi numvagamo ako kantu ko yasaga nk'ubagereranya indirectement Abdul Rwatubye ntavuga amagambo menshi a leading by example ibyo abakinnyi yifuza ko bakora warabanza akabikora bakamukurikira Abdul rero kandi Abdul ntarasaza abantu bataza kwibeshya ko ari ugusaza nyagusaza Abdul aracyari muto aracyafite nk'indi myaka nk'itatu ine yo guserva umupira w'u Rwanda ariko iriya tweet niba ari post story nduru zavuze ariko ibyo yavuze nyebe nyine mvuga ku rundi ruhande amakipe yo mu Rwanda yige kubana n'abakinnyi umukinnyi niba yakoze ibintu babimushimire yigendere n'ejo bazakomezanye kimwe ariko n'abakinnyi nabo kuko n'umukinnyi nawe hari igihe agenda mu ikipe yayihenuyeho yayibwiye ibintu byinshi ukabona kugira ngo bazakomezanye bizagorana ku mpande zombi bakeneye football ni famille hari ama ekipe asoza agasezera abakinnyi bakagenda neza niyo yabaguzwe n'undi niyo yabaguzwe na adversaire hagati ya APR na Rayon birumvikana ari gihe hazamo ubwo bukeba ariko umukinnyi niba agiye i Burayi umukinnyi niba agiye mu yindi club mudahanganye umutumirwa wacu museze neza unamenye ibyo umutumirwa wacu uyu munsi nigeze kumwumva avuga Jabel Manishimwe nigeze kumwumva avuga ngo abafana bareyo barandakariye kandi ndabumva ndabumva ntabwo umukinnyi wawe umukinnyi mwiza umukinnyi wakundaga ntabwo Trent Arnold ntabwo yajya havuga ngo sinumva uburakari sima agaciro uburakari bw'abafana ba Liverpool Jurgen Klopp yaravuze ngo sinemeranye n'abafana ba Liverpool babuwinga uyu mwana gusa ndi mu ruhande rwabo kuko ndi mu bababajwe no kuba agiye ariko urababaye hanyuma urakora icyo ukora nyuma yaho banza wemere ko hari icyo yakugejejeho hari ibyo yakoze erega nari ndimo ntanga urugero rwa Muhire Kevin uko yagenda kose aho yajya hose ntabwo yakagombye kugenda bareyo baratangiye gushaka impamvu ngo n'ubundi yari asigaye avuga cyane ngo n'ubundi ngo hari igihe se atavuze umuntu uvuye ahantu hameze nko muri famiye akagenda abasigaye iyo bababaye bigaragara umumaro yarabafitiye hari n'uhava akagenda bakaruhuka bakavuga bati turamukize si twe tubonye agenda umutwaro turawutuye hari uwo nzi Rayon Sport yari ibereyemo amafaranga ageze ku biro asanga ngo Arsene yaguzwe na APR abati ikintu mu nkoreye amafaranga muyagumane nicyo nabitura kuba muguzuye kuba Arsene mumurekuye oya ntiyemeraga Arsene uwo muntu nimwirirwe munyishyura ntiyemeraga Arsene urumva bigaragaza wa mugari n'agace hari umureyo wabaye ngo Arsene aragiye bigaragaza agaciro ariko ntabwo bikwiye yarageze asanga Arsene arimo arabwira abayobozi ba Rayon ati jewe nimutampa aya nge ndahita nigira muri APR batiye urajya muri APR bumvaga bitashoboka bumvaga APR itakenera Arsene yewe na Arsene ariko nawe nubwo hari byinshi yari atarageraho nawe ntabwo yakagombye gutandukana nabi n'abareyo ntabwo yakagombye kugenda bareyo bamukurikiza amagambo
twababwiye rero ko dufite umutumirwa yamaze kugera muri studio, reka tunamwakire Jabos. Iminsi myinshi, karibu sana Mana ishimwe Jabel. Asante sana, murakoze cyane. Umeze neza? Meze neza. Ku ngofero ye ya Lacoste. Ngabo urabona marke wo? cyane Ubesha wambara sa marke wo. Jabel rafiki yangu ya zamani vipi kaka? aba yambaye za bare. Ubita Jabel uragiye n'inshuti yanjye man. Jabel ni inshuti yanjye, ni umuntu twabanye hambere kandi nko mu myaka 10 bishize. Ubwo ni inshuti yawe ya kera? Old friend mu cyongereza bivuga inshuti yawe, apana inshuti mwatandukanye, bivuga inshuti mumaranye imyaka myinshi. Mu kinyarwanda ivuze inshuti ya kera Ubu byishe uvuze ko mwageze mu gashwana. uvuze ko mutakiri inshuti cyane. Old friend nibyo navugaga, inshuti Jabel Mana ishimwe. yo hambere. Ahantu urugiye kuganira n'abantu. Abantu baba kwitezeho ko uri buze kuganira neza, si ibintu ushakisha ni kwa rimwe, kandi iyo ari ukuri uvugisha ukuri. Intandaro Jabel naramushatse kuri ibi byavugwaga, sinamubona, kumbe yari akiri mu kirere, yari ataraza, kuko nzi hano turabalance. Murabyibuka ibyavuzwe kuri ba Rampti, twagezeho duhamagara kampani mu managingo yo muri Turukiya yitwa Miri Sports. Dariko twaramuvugishije, ba Robertinho twarabavugishije, Rayon Sport twarayivugishije, Dushaka abantu twangiye. Ariko Jabel n'utwangiye turinginga seninga hano yabanze kwanga kuvuga, turavuga turavuga. Uravuga niba abantu bagushinja gusinga. Trump yaravuze na Bakaki yaravuga, Migi yaratunaniye. Utwangiye bya burundu we noneho turabibabwira. Ahubwo ati twagerageje Migi ntifuje kuvuga, ariko kandi yifuza kujya kuri radio, ariko hari ibyo yavuze. Gahigi yaravuze bakamera tunaniye. Jabel rero niyo mpamvu nawe anga tuba twagerageje. Jabel rero ageze i Kigali yaritabye, kandi tumuzi nk'umuntu utajya wanga gutanga amakuru. Hari ibyavuzwe byinshi yagombaga kubisobanura, usibye ko aratwemerera, usibye ko nk'umuntu yashobora no kuba yaceceka nk'abandi. Ku giti cyanjye nk'umwe mu bakinnyi b'abanyarwanda nzi bazi ubwenge bwo mu bwonko, ubwenge naturel, turanaprofita tunaganira ku zindi ngingo zinyuranye. Actually Jabel ntabwo tuguhamagaye kugira ngo abantu batagira ngo wenda je kwisobanura cyangwa ngo yasabye umwanya, twe twashatse balance, tunamukeneye kugira ngo tuganirire. Sizi yarangiye ni umukinnyi w'umunyarwanda, abanyarwanda yari mu mipango yacu, tugomba kumenya wagwana. Jabel welcome.